zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Mw'ijuru barabihamya, no mw'isi turaririmba, icubahiro ni c'umwana w'intama. Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Mw'ijuru barabihamya, no mw'isi turaririmba, icubahiro ni c'umwana w'intama. Yanesheje Satani, amunyaga ubutwari bwose, akwiriye icubahiro n'ikuzo, akwiriye icubahiro n'ikuzo, akwiriye icubahiro n'ikuzo. Umutima wanje wagukiye kukuramya mukiza, we soko ibyiza n'iby'igikundiro n'ibishimwa byose. Urakwiriye gushimwa, mwami w'igitangaza, izina ryawe rishirwe hejuru. Urakwiriye gushimwa, mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Urakwiriye gushimwa, mwami w'igitangaza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Abiringiye amano barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye. Namenye ko wandemeye imirimo yihariye, wangeneye narabaho urakiranuka. Namenye ko wandemeye imirimo yihariye, wangeneye narabaho urakiranuka. Noneho kubaho
kwanje Yesu nibanga ry'imbaraga mu rugendo n'umunsi natahuye iyo mirimo nyiramutswe ndahinduka urakiranuka namenye ko wandemeye imirimo yihariye wangeneye narabaho urakiranuka noneho kubaho kwanje Yesu nibanga ry'imbaraga mu rugendo n'umunsi natahuye iyo mirimo nyirabutswe ndahinduka urakiranuka namenye ko wandemeye imirimo yihariye wangeneye narabaho urakiranuka namenye ko wandemeye imirimo yihariye wangeneye narabaho urakiranuka. Nitwa Uwamahoro Ange Rudy nkaba ndi umuramyi by'umwihariko nkaba nkorera muri Robot Ministries na Gisubizo Ministries nkaba nsengera kuri World Salvation Church. Natangiye nkiri muto mfite nk'imyaka nka 12. Bon ukuntu byatangiye natangiye ndirimba muri Ekodima abantu bakanyikaraginga bambwira ko nshoboye nkomeza gutyo njya mu maminisiteri atandukanye n'amakorali atandukanye naho biramfasha cyane bitewe n'uko hari icyo bambonyemo cyangwa encouragement banteye so bituma nkura mbikunze nyine bikora nk'ibintu nkunze nisanga nyine koko nsanga ari n'impano yanjye kuko ni ibintu nkunda kandi ni ibintu mboneramo umugisha nabwo buryo navuga bukomeye nkoreramo isengesho mu buzima bwanjye. Navuga ko ari ibintu bitagoye kubera yuko usanga iminsi ntabwo navuga ngo biroroshye cyane kuko nk'amaminisiteri usanga dukora ahantu henshi hagiye hasa ariko ngerageza uko nshoboye navuga ngo ngerageza uko nshoboye yasohoho ni umwanya wanjye ku giti cyanjye ndi prepara nkamenya ngo hari igihe ngomba gukora ibi ngibi bitari bwice ibyo nkora muri minisiteri ariko nanjye nkamenya ngo no ku giti cyanjye ngomba kwimprovinga ku bijyanye n'impano yanjye. Nibwo ngitangira iyi niyo ndirimbo yanjye ya mbere nari nsohoye nkaba ngikomerejeho n'izindi vuba zirasohoka. Album naba nihuse kuko umwaka deje ugiye kurangira ariko uko biri kose uyu mwaka urajya kurangira mfite nk'indirimbo nk'3.
Ah, inspiration nyikura mu ijambo ry'Imana. Yeah. Indirimbo nayikoze mu kwa karindwi kugitangira, nibwo nicaye nkagira iyo inspiration n'aya magambo akanzamo, cyangwa se akaba aribwo nyikora. Mu by'ukuri sinayihimbye ku giti cyanjye. Mfite umubyeyi unyitaho cyane mu buryo bw'umwuka, ariwe Bishop Douglas. Twari turi kumwe and yaramfashije cyane, and navuga nta mbaraga nyinshi byantwaye, kuko burya iyo umuntu afite impano navuga ko nta kiba kigoye kiba kirimo, kandi ikiruta byose ufite no gusenga. Yanagize imana nyine, mbona umubyeyi umfasha cyane kandi umba hafi, ariwe navuga wamfashije mu rugendo rwo gusohora iyi ndirimbo. Bon, yamfashije mu kwandika, yambaye hafi mu buryo bwari bwose, si amafaranga navuga, bon nayo yayama, ariko sinavuga n'amafaranga. Mu buryo bwo kwandika niho mu by'ukuri yambaye hafi cyane. Navuga abantu batari bamenya icyo Imana yaturemeye. Hari abantu babaho bakagira ngo nyine kubaho muri ino si ni ukubaho ubuzima, ukabyuka ukajya wenda ku ishuri cyangwa mu kazi, n'ubwo buzima, ariko si cyo Imana yaturemeye. Hari ibyo usomye ijambo ry'Imana ureba yuko hari imirimo Imana yagiye ituremera kugira ngo tubemo, by'umwihariko nk'abakristo. So nayidediketinze kugira ngo, navuga abantu bose batari bamenya Imana, hari n'abayimenya ariko batari basobanukirwa neza ngo ni iyihe mpamvu bari kuri ino si. Rero navuga nyine niyo kumenyesha icyo Imana yaturemeye muri ino si, kugira ngo dukore cyangwa tubeho nk'abakristo ubuzima tugomba kubaho. Njye icyo namenye ko Imana yandemeye kuyiramya no kuyihimbaza no kugendera mu nzira navuga ziri spiritual. Hari igihe umuntu akora ibintu atazi ngo ari kugendera mu nzira mbi, ariko burya iyo usobanukiwe neza ko waremewe gukora imirimo yihariye, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo kera mbese tutarabaho. Rero iyo mirimo nta yindi ni ukugendera mu nzira z'Imana, tugakora ibishimisha Imana uko bukeye n'uko bwije, tukabaho turi abaramyi by'ukuri, apana ku kanwa, apana ku byo kuririmba gusa, oya, ahubwo mu byo dukora tukera imbuto nk'abaramyi, tugakora nyine ibintu biduhesha agaciro nk'abana b'Imana. Umuririmbyi unyanspira mu Rwanda navuga ni Gaby. Nkunda indirimbo ze kandi zigira n'amagambo meza, kandi nyine nakuze ari we numva. Navuga yaranyinspirize kuva nkiri umwana. I wish kuva navuga ati uno muntu nyine afite amavuta, afite ijwi ryiza, so yaranyinspirize kuva nkiri umwana. Bon, twarahuye, ariko navuga duhuye nkabwira ko mukunda, nkamusabira umugisha, nta kindi. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora bindi mu mutima wanjye. Amahoro n'ibyishimo, umunezero bihora bindi mu mutima wanjye. Amahoro n'ibyishimo n'umunezero
rero bihora bindi mu mutima wanjye. Gahunda mfite ni ugukomeza gusohora izindi ndirimbo, navuga gukora album, ariko sinatanga ngo izarangira exactly mu gihe kingana gute, ariko nanone ntizatinda. So niyo gahunda yonyine mfite nyine yo gukomeza gusohora ibindi bihangano hanze. Message naha abantu bankurikiye ni uko navuga ni inama nabagira yuko bese abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yuko bamwakira, kandi n'abamwakiriye mu buzima bwabo ntibibe iby'amagambo cyangwa se ibyo kuvuga gusa cyangwa bifite limite bidafite aho bijya, ahubwo dukurikize ijambo ry'Imana, twere imbuto nyazo nk'abana b'Imana, tugendere mu nzira nyazo nk'abana b'Imana. Niyo message naha abantu, kuko after ubu buzima tubona gutya nta kindi duharanira uretse ikamba ryo kubona kwicarana n'umwami wacu. Nta yindi kamba, nibyo bese dushaka kurusha ubuzima turimo, cyangwa se ibyo dushaka buri gihe. Ubugingo nibwo duharanira cyane. So nakwifuriza abantu bose yuko baha umutima wabo cyangwa se ibyabo byose Imana, kugira ngo ariyo iganza mu mitima yabo kandi ariyo ikomeza kubayobora.